Twongeye twizeye ko mwiriwe amahoro bakunzi bacu ba Rwanda Burundi TV nkuko mbyumva muri background ni ngewe geopolitical analyst Kofi. Uyu munsi nongeye kubatumirira Pascal duherutse kuganira ubushize tuganira kuri geopolitique. Abenshi mwaranyandikiye mumbwira ati uzajya umugarura kenshi atubwire geopolitique ko anavangamo n'amateka. Pascal wasuzana badukurikira kuri Rwanda Burundi TV. Gurakoze cyane, reka ngusuze wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Rwanda Burundi TV. Uyu munsi rero tugarutse kuganira kuri politike n'amakuru. Tuganira ku makuru abavugwa cyane muri iyi si ya politike by'umwihariko, ariko n'ibindi bifitanye isano nayo bishobora kuba ubukungu, imyidagaduro, byose bifite intego nyine yo kubabwira amakuru agezweho kandi yizewe hirya no hino ku isi. Ntabwo uzajya uboneka hano buri munsi, ariko ufite ahandi hantu uzajya uboneka buri munsi waturangira kugira ngo tujye tuza tukurebe. Yego, abantu bose badukurikiye rero rwose turasaba umusanzu wanyu ukomeye ni ugukurikira chaîne cyangwa umuyoboro wa YouTube nshyashya yitwa Inkomoko TV. Muzajya mubonaho bino biganiro tuba twakoze n'ibindi dushobora gukorera ahandi, byose mushobora kubihabona mukadufasha kuzamura uwo muyoboro ndetse mukaduha ibitekerezo by'ibyo twakora kugira ngo ibintu birusheho kubanogera. Ubundi mu buzima busanzwe uri muntu ki? Ubundi biragoye kwimenya, ariko hari dukeya umuntu abazi. Cyambere mu buzima busanzwe ndi umuntu ukunda gusoma ibitabo, by'umwihariko ibintu bifitanye isano n'amateka n'iyo politike turiho. Ariko mu buzima busanzwe ubundi biba bigoye ko wavuga ngo uri umuntu umeze gutya, nta bibliography gusobanura ihari, ahubwo biba byiza iyo uvuze bikeya bya bindi abantu bose bazi. Urugero, kuvuga wenda nzi gusoma, nzi kwandika, ukavuga indi musobanura neza cyangwa wumva neza. Mu buzima busanzwe rero ndi umuntu wize ibintu bikeya, kubera ko haba hari nabize byinshi kundusha, ariko nanone nasomye byinshi. Nubwo nize bikeya nasomye byinshi. Ndi umuntu usanzwe rero kandi udafite ikibazo na kimwe. Ubundi history niyo wize muri secondaire, muri kaminuza wayize he? Oya, history nyiga nyine nayize mu cyiciro rusange nkuko nabandi mwese mushobora kuba mwarayize. Inyuma yaho nigiriye mu bindi bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho, ariko nkomeza gusoma kubera ko ni isomo nakundaga. Usibye no kuvuga ngo ndarikunda, no kubyumva mu matwi yanjye mba numva ari injyana nziza, nkuko undi muntu ashobora kukubwira ati nge nkunda umupira, nkunda umuziki, nge rero nkunda amateka, nkunda isi. Iyo bari kuvuga isi ntabwo ari ubu butaka, ibiyiberamo nibyo nkunda. Rero ari byo byatumye nkunda kuzajya nsoma ibitabo cyane, ariko ntabwo nize amateka mu mashuri makuru. Gusenga muri hedini? Nge nsengera mu madini twita ko yiyomoye kuri kiliziya. Buriya ku isi wenda mbaye nk'ukunyuramo gakeya, dufite amadini menshi bitakorohera uwo ari we wese kubara, ariko nibura agabanyije mu byiciro nka bitatu. Hari idini wavuga rikuriye ayandi cyangwa risa nkaho ryabayeho mbere yandi yose. Idini rya Kiliziya Gatolika, ubwo ni idini rya Gatolika, ryabayeho mu myaka myinshi cyane ishize, kubera ko andi madini wenda dukuyemo idini ya Judaisme cyangwa idini y'Abayahudi niyo nanone isa niyabayeho cyane kera nayo. N'indi dini wenda yabayeho mu myaka ya za 570, ubwo ni igihe Mahome cyangwa se Muhammad intumwa y'Imana yavukiye, nibwo Islamu wavuga yashinzwe mu myaka ya nyuma yaho gatoya. Ariko mu kinyejana cya 15, ubwo no guhera mu myaka y'1400 nibwo hatangiye ibikorwa byo kwigumura kuri kiliziya bikozwe n'umupadiri w'umudage Martin Luther. Aribyo byaje kuvamo idini ry'abaporoso cyangwa se abaprotesta. Baje kuvamo nanone andi madini, ni nk'udusudini cyangwa udusabu tw'iryo dini. Nanjye rero ndi muri kamwe muri utwo tudini twavutse ku idini y'abaprotesta. Rero ngewe ndi muri icyo gice muri rusange. Reka ne kumentioninga ngo niri kugira ngo hatagira uwo tuza kugongana, ariko nsengera muri protesta, ndi umuprotesta. Bivuze ngo umwami Yesu uramwemera cyane? Birumvikana ariko nanone nubwo nemera umwami Yesu, hari kwemera umwami Yesu nk'abantu bari kugana ijuru. Buriya tuba mu isi, abakristo mu isi babaho mu buryo bubiri bw'ingenzi. hari ukubaho cyangwa kwemera imyigishirize cyangwa iryo yobokamana babamo cyangwa se iryo dini babamo, hari ukuryemera kugira ngo
ubuzima bwawe bugende neza, hari no kubyemera kugira ngo utegure ubundi buzima. Abantu benshi bakunda guharanira kuba bagira ubuzima bwiza uyu munsi, ariko na nyuma y'ubu buzima koko nk'uko ibyanditswe bibivuga, bakaba bavuga bati tuzagire ubundi buzima. Buriya no gufasha ni nacyo bikorerwa. Abantu benshi bafasha kugira ngo niba batituwe iyo neza muri ubu buzima, ariko mu bundi bazayiturwe. Ako se iyo urebye nka ziriya ngo ni Yesu yakubiswe, buriya urishuwa ko yababaraga? Okay. Ubundi Bibiliya nk'uko ibivuga, wenda tutagiye mu mirongo myinshi kubera ko Bibiliya bura nubwo ari ijambo ry'Imana, ni ikusanyirizo ry'ibitabo. Bibiliya bishobora kuva n'ubundi ku ijambo ry'igifaransa bibliothèque, cyangwa se ihuriro ry'ibitabo, aho ibitabo bihurira. Ni ibitabo byinshi bikubiye hamwe. Bibiliya rero inshuro nyinshi buriya abantu baribeshya, usanga muri Bibiliya hananditsemo ibintu byinshi byo mu buzima busanzwe kurenza ahubwo n'iby'iyobokamana. Ndaguha urugero nk'ijambo amazi cyangwa amafaranga. Iryo jambo muri Bibiliya ryanditswe inshuro nyinshi ugereranyije n'ijambo wenda agakiza cyangwa gusenga. No kuvuga ngo Bibiliya nubwo ari igitabo cy'iyobokamana, ariko ibereho kwigisha abantu kugira ubwenge. Niko njye nyifata. Ibereho kwigisha abantu kugira ubwenge, ukavuga uti umuntu ufite ubwenge yitwara gutya. Kuri icyo rero cy'inkoni Yesu Kristo yakubiswe, mfata ko wenda hari ahantu bitewe nuko twasomye cyangwa twigishijwe ko ari ibyanditswe byashakaga gusohoza cyangwa gusohora, mpamya ko biriya bintu nyine njye mbifata nka filime nyine yakinwe, kandi filime nyine ikina ibintu bitabayeho no gukina. None ntabwo byabaye kuri tele. Ufite Yesu ntabwo yakubiswe. Oya, Yesu yarakubiswe. Nemera ko yakubiswe ariko atababaraga. Ego, Yesu yarakubiswe kubera ko ubwo ngiye kuva ko atakubiswe, nahita mpera hatangira nkavuga ntiyanavutse. Kandi Yesu yavukiye mu cyaro cya Nazareti. Mu cyaro cya Nazareti hariya ku butaka bwa Yudeya. Yudeya rero ni ubutaka nk'uko Bibiliya bivuga cyangwa amateka bivuga. Umuryango wa Isirayeli wari ufite abantu 12 baza kugabana. Uwitwaga Yuda ahabwa ubutaka, ubwo butaka bwiswe Yudeya. Ariko mu myaka muri iriya myaka ubwo dutangira kubara ngo Yesu aje, bagatangira kubara ngo rimwe. Mbere ye ubwami bw'Abaromani bwari bukomeye cyane, bwari bwarigaruriye kiriya gice, buza gutwara ubwo butaka bwari burimo n'ubwo bwa Yudeya. Yesu yavukiye rero muri Yudeya mu cyaro nari navuze Nazareti, ntabwo ari Nazareti, Galileya. Mu cyaro cya Galileya bari bafite rero ni teritwari cyangwa agace kayoborwaga n'umwami wari intumwa nyine y'ubwami bw'Abaromani. Uyu nguyu ni Herode. Herode niwe wayoboraga ako gace, ariko nawe akaba afite undi muntu nyine ugomba gutanga amabwiriza. Uwo nguwo ni Ponce Pilate, wari perefe noneho wo muri Galileya. Perefe urumva biva ku nzego, ni inzego nk'uko uyu munsi tuvuga mutwara sibo, mudugudu, gitifu, akagari, tugakomeza. Ponce Pilate yari perefe w'icyo cyaro, niko nabivuga. Herode akaba umwami w'iyo ntara. Iyo ntara nyine ako gace nyine Yesu yavukiyemo, ariko bakagira undi mwami, umwami w'abami w'Abaromani ariwe Kayizari. Biriya bintu rero nubwo tuvuga ko nemera ko ari filime, ariko byarabaye byarabaye. Burya impamvu ngewe nemeza ko Yesu yari yakoze kurya atababara, nuko uribuka abasore bigeze kunagwa mu itanura cyane. Cyane rwose. Burya ngo bari abasore bagezemo ngo basanzemo undi muntu wa kane we asanzwe ahagazemo. Ku buryo n'abantu babanazemo ngo barebye mu itanura babona harimo 4 kandi babanazemo 3. Bivugwa ko ntabwo wenda bamusanze, ariko nk'uko inyandiko zibivuga byahimbwemo n'indirimbo amagana, ibihumbi by'indirimbo. Bivugwa ko banazemo abantu 3, Eliya, Meshake n'uwo bita Abednego. Babanaga mu itanura ari 3 mu by'ukuri, kugira ngo babatwike ko bari basuzuguye umwami Nebukadinezari wayoboraga ubwami bwa Babiloni. Babiloni buriya n'Abayuda ntabwo ari abantu bavuga rumwe kuva kera. Nk'uyu munsi Iraq, Babiloni ni ubwami bwari bufashe igice cya Iraq y'iki gihe, ariko ntabwo bavugaga rumwe n'Abayuda. Ariko
impamvu nuko kiriya gihe abantu basabwaga gukora ibintu wavuga ko abayoboke b'iki gihe batemera, gusenga amashusho, mupfukamira iki. Bivugwa ko rero bari abagabo cyangwa abasore, sinzi niba bari bubatse, bivugwa ko basuzuguye umwami Nebukadinezari, atanga itegeko ko banagwa mu itanura bagatwikwa ari bazima. Ariko nanjye byo nashaka kubwira, babanazemo kubemera, twemera ko batamusanzemo, ahubwo wenda we yabasanzemo kugira ngo abakize uwo muriro nyine awupfa. None uwo nguwo rero, uwo muntu wabasanzemo ni Yesu, uwo muntu agezemo ntiyashye. Yego, ngira ko none bamukubita inkona ke, umuntu ufite ubushobozi bwo kutitwa. Ariko nanone nubwo mwakwemera akababara, ashobora kwemera kubabara kubera iyo mpamvu wenda yo kuvuga ngo ibyo byanditswe nimba nyine urabona nk'abantu biga ikoranabuhanga cyane cyane mu bijyanye no gutunganya amashusho, bagira ibyo bita script, bakandika nimba filimi izakinwa bakavuga ngo iyi filimi izakinwa tuyandike, izaba wowe uzakina witwa wenda Alphonse, undi Alfredi, undi ibindi n'ibindi. Uriya rero Yesu wagiye mu itanura, ntekereza ko iriya kesi itandukanye na biriya by'inkoni, biratandukanye, kuko kujya mu itanura ntekereza ko ari ugushaka kurokora bariya bantu bivugwa ko bakoreraga Imana. Reka rero tugaruke kuri topic y'uyu munsi twari twateguye, byaragaciyemo kuko n'abandi bantu bakeneye ko tubanza tukabinjiza muri mode y'ikiganiro. Igihugu cy'Uburusiya uragisobanukiwe, urakibona ku ikarita, uzi politike yacyo mpuzamahanga. Ubu cy'Uburusiya bungana kuriya, buriya butaka babubonye gute? Bisha abantu bakoze iki kugira ngo babone igihugu kingana kuriya? Uburusiya nicyo gihugu kinini ku isi, nta n'umuntu ubishidikanyaho, wenda kereka abantu batariga geography bwo baba ari abana batoya. Uburusiya nicyo gihugu kinini ku isi, ni igihugu kinyuramo imirongo miganda 8. Imirongo miganda ni ya mirongo nyine bari igihe hamwe, tuvuga ngo abangaba iyo bari kuri uyu murongo baba barushaho hari amasaha abandi ariye. No kuvuga ngo umuntu uri mu burasirazuba bw'Uburusiya n'uri mu burengerazuba bashobora kuba bafite nk'isaha ishobora gusiganaho amasaha arenze 6 kandi bari mu gihugu kimwe. Urumva ko ni igihugu kinini cyane, ni igihugu kimeze gutyo cyaragurishije imwe muri leta nini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buriya leta yitwa Alaska yahoze ku Burusiya. Abantu impamvu bungana kuriya nkurikije Alaska ni imwe muri leta nini cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iriya rero bwahoze ari ubutaka bw'Uburusiya, abantu bazasome, Amerika yarabuguze. Biremewe kuba igihugu cyagenda kikagura ubutaka ku kindi bakabubaha, bakavuga bati ubu ni ubutaka bwanyu. Leta rero ya Alaska yaguzwe ku Burusiya, ni igihugu kinini cyane. Nayo ngiye gusobanura impamvu rero kingana kuriya. No kuvuga ngo mu gihe cyo kugabanya ibihugu, mu gihe cyo gushaka gucamo ibihugu cyangwa se guca imipaka ivuga ngo turagabanya ibihugu mo ibi bice, ibyo ngibyo byabaye ibihugu bitaritwa ibihugu, bitaritwa Burusiya, Ukraine, Macedonia n'ibiki, byari bikiri ubwami. Cyo ni icyambere, akenshi byari ubwami. Biriya bihugu rero ubwami bw'Uburusiya ntago bwahoze bwitwa ubwami bw'Uburusiya, ariko kiriya gihe ubwami bwari bwarigaruriye kari agace. Hari ubwami bitaga ubwami bw'Abakemenide, nigeze kubivuga mu gihe gishize. Ni ubwami bwaje bukigarurira igice cyo muri Aziya yo hagati, cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo wabararora ruziga rurimo Israel y'ubu na Palestine, ukabara Syria, Jordania, Yemen n'ibice bikeya bya Misiri na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ariko uko ngiye nabikurikiye, kugabanya ibihugu bikaza ari binini kuriya tureke n'Uburusiya, byatewe no kwanga guhindura inyandiko, ahubwo abantu bagahindura ukuri. Guhindura ukuri aho guhindura inyandiko rero, dore ukuntu byakorwaga. Reka nguhe urugero rworoshye. Mu mwaka w'igihumbi 1884 inama yabereye i Berlin, nta muntu utarayize mu mateka. Yari inama yo kugabana abakoloni, yari inama yo kuvuga ngo wowe uzagenda ufate Rwanda, Burundi, Kongo. Ubwo ni igice nyine Abadage bafashe bwa mbere nyuma y'uko batsindwa intambara ya mbere y'isi. Icyo gice bakacyamburwa kigahabwa Ababiligi. Kuvuga ngo bakora amanama yo guca imipaka mu bihugu, babaga bafite amakarita afite ukuntu agaragara. Bagera kuri tere bagiye guca iyo mipaka, bagasanga ibintu biri kuri tere ntaho bihuriye n'ibyanditse ku ikarita. Aho rero guhindura ibyanditse ku ikarita, bagahitamo guhindura ukuri, bakabica kuri tere nk'uko bigaragara ku makarita. Ariyo mpamvu ugasanga Lesotho iri muri Afurika y'Epfo yose, ugasanga
igihugu cya Lesotho kizengurutswe na Afurika y'Epfo kimwe na Gambia usibye agace gatoya gakora ku nyanja ariko Gambia yose iri muri Senegal. Biriya bintu byatewe no gushaka kwanga guhindura inyandiko ahubwo ugahindura ukuri. Nicyo ahanini cyabiteye, ariko Uburusiya bwari ubwami bukomeye cyane muri iriya myaka ya kera, cyane imbere ya Yesu. Ni igihugu nyine cyagiye kigarurira ubundi bwami kikabutsinda, ariko n'iryo katwa ry'imipaka muri ubwo buryo nabyo biri mu byagize uruhare kugira ngo igihugu cyisange kingana kuriya. Abantu bose bashishikajwe nuko Afurika yasobanuka, usanga barishimiye ino emergence y'Uburusiya ndetse no kuba Putin yarashoye intambara muri Ukraine barabyishimira cyane. Ese Uburusiya bavuga yuko ngo butakolonije Afurika, ubundi nuko y'Abarusiya bo batagiye mu bukoloni? Ubundi ndahera wenda ku bintu nka bibiri bishobora gutera ubukoloni muri ya myaka ya kera, kubera ko ibihugu byinshi byo muri Afurika byabonye ubwigenge mu myaka y'1900 na kuvuga ngo byabonye ubwigenge mu kinyejana cya 20, kandi ubukoloni bwaje mu myaka ya kera kuko hari ibihugu byakolonejwe. Kuko buriya nubwo tuvuga ubukoloni bwo kuvanga Ubwongereza wenda bwakoloneje n'urugero Ghana, ntabwo ari aho ngaho byatangiriye. Ubukoloni bwatangiriye muri ririya twarwa ry'abacakara mu binyejana byabanje mu myaka y'1400. hari ahantu ubukoloni bwari buriho. Ahubwo icyo nashaka kuvuga, Uburusiya ntabwo ikintu cya mbere cyatumye budakoloneza umugabane wa Afurika. Uburusiya urabizi ni abakomunisme, nako n'abakomuniste bakoresha systeme ya komunisme. Systeme rero ya komunisme nk'uko isobanura ko mu gihe cyose ni ukuvuga ngo ubuyobozi buriho bugomba gukora ibishoboka byose, ariko abaturage bugomba gukora ibishoboka byose abaturage bari muri icyo gihugu cyangwa abaturage bureberera bakaba bagira aho bava n'aho bajya n'ugusangira. Niko nabivuga mu ijambo rimwe. Ariko bari abandi b'abakapitaliste, nushaka ugire miliyari 100 hari undi muntu ugiye kuburara, ibyo biramureba. Ni ubukungu, ni ukuzamura ubukungu mu by'ukuri bw'igihugu. Nubwo Amerika wenda igira ibyo twita ngo na American Dream, ariko bira ntabwo iyo ugiye kureba usanga bira bintu bidakora, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu bihugu buriya bifite abantu benshi baba badafite aho kuba, badafite inzu zo kuryamamo, badafite n'ibyo kurya. Ariko ku rundi ruhande ni nk'inzoka yirumumuriza. Abanyamerika nanone nibo benshi bicwa n'ibiryo cyangwa se barwaye indwara ziva ku mirire mibi. Imirire mibi yo kutabura ibiryo, ahubwo yo kubirya nabi cyangwa kurya byinshi, kubera ko babara ko umunyamerika umwe muri 3 aba afite ikibazo cy'umubyibuho kabije. Icyo nashaka kuvugira rero, Uburusiya butayigeze bukoloneza. Impamvu butigeze bukoloneza buza nyine mu bikorwa byo gukoloneza, icya mbere Uburusiya ni igihugu gifite umutungo kamere pe utazanashira. Iyo ni impamvu imwe mu zikomeye biriya bihugu byazaga no muri Afurika. Niyo ugiye kureba bya bihugu byitwa ko byatangiriyemo impinduramatwara y'inganda, byose byagiye biza bikajya mu butaka bwitwa ko bukungahaye. Nigeria, Libya, n'Ubufaransa, Ubwongereza, wenda na Portugal, byagiye bifata bya bihugu bifite umutungo kamere. Kiragiye Abanyafurika wenda ntabwo bari abantu bazi munsi y'ubutaka ubukungu buhari icyo bwakora mu buzima bwabo, ariko bari abazungu bari babizi ko nimba unabyibuka neza, kugira ngo ubukoloni butangire ntabwo bavaga i Burayi ngo bahite baza ngo batangire ubukoloni. Barazaga hakabanza kubaho imikoranire. Muri iyo mikoranire rero niho hashiraga igihe abo bazungu bavuga ngo tuzakora gutya. Impamvu rero nihuse nzisobanura zatumye Uburusiya butaza gukoloniza, cyambere n'umutungo kamere, si uko bwakwanga no Afurika, ariko ni igihugu mu by'ukuri kitigeze kibaho cyifuza kuryamira ibindi bihugu, reka mvuge gutyo. Ni igihugu gifite umuco, aba orthodox b'Abarusiya haba no mu myemerere ni abantu bemera buri uburenganzira bw'ikiremwa muntu pe, kandi bakabyemera beruye, atari bya bindi by'abandi babitangariza mu bitabo ariko wajya kubireba mu bikorwa ukabibura. Ni abantu bemera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ikindi cya kabiri, Uburusiya urebye geographically cyangwa mu buryo bwaje ahantu Uburusiya buherereye n'umugabane wa Afurika, bira nabyo byagira uruhare rukomeye mu rwego rwo kugera muri Afurika bigoye, kubera ko
kugira ngo umuntu aze muri Afurika aciye mu Burusiya byamusaba kuza i Moscow. Moscow ibarirwa mu Burayi buriya, nubwo ubuso bunini bw'igihugu bubarirwa muri Aziya, umurwa mukuru Moscow ubarirwa i Burayi, ari nayo mpamvu igihugu kibarirwa i Burayi nubwo kiruta ubutaka bw'i Burayi bwose bwiteranyije. Icyo kintu cyo kuba mu buryo bwaje Uburusiya buri kure cyane ya Afurika ni icyambere, kubera ko nk'ibirwa by'Abongereza, Ubufaransa, ibyo bihugu bya Portugal byose byegereye umugabane wacu, biri mu bintu byoroshye. Rero n'izo transport nubwo abazungu bo bateye imbere, ariko nabo ntabwo ikoranabuhanga bari bafite mu kinyejana cya 19 ari byo bafite uyu munsi. Hagenda habamo kwevariwa, ariko icyo kintu cyo kuba igihugu kitari ari igihugu gikunda guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, cyangwa guharanira cyase no kwemera ko undi muntu yabaho kandi mu burenganzira bwe, kuba igihugu gifite umutungo kamere, no kuba geographically cyangwa mu buryo busanzwe bw'ubutaka uko buteye, kugera muri Afurika bigoye cyane, kubera ko hariya hagati habaga harimo ubwami bukomeye. Ntago wavuga ngo uraza ngo uzajya urakora umuhanda uzajya uca wenda mu bwami bw'abami bwa Macedonia ya kiriya gihe, byabaga ari ibintu bigoye, n'ubundi byagusabaga kubanza kunesha uwo nguwo Alexandre le Grand. Ntabwo nanone kuvuga ngo uzaza ngo uce mu Bugereki n'Ubutaliyani ni ibihugu biri mu majyepfo y'Uburayi. Ubugereki ni igihugu gikomeye, abantu barabizi, mwebwe b'abanyamibare murabizi. Teoreme nyinshi cyane zibaho, yego, zagiye zizanwa n'Abagereki. Ni abantu n'ubundi n'intambara kuyirwana, ni ibintu bafitemo ubuhanga kuva mu myaka ya kera. Ntekereza ko rero Uburusiya bwanze ntibwigeze buza muri ibyo bintu kubera izo mpamvu nk'eshatu, hakiyongeramo impamvu ya kane ntahagazeho neza, ishobora kuba wenda yaterwa n'imiyoborere yari iriho icyo gihe muri kiriya gihugu. Kuki RSS yaje gusenyuka none? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete ugiye kureba abayobozi bayoboye ibyo bihugu, wenda duhereye nko mu ntambara ya kabiri y'isi yose, kubera ko nibwo ubona ibintu byafashe intera cyane. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose hariho Joseph Stalin wayoboye icyo gihugu imyaka ndumva ari nka 29, kuva muri za 30 na kangahe kugera muri 50 ntago nibuka neza imyaka, ariko yakiyoboye imyaka 29. Stalin amaze kuvaho, hajeho abandi bayobozi benshi barimo abo bita ba Nikita Khrushchev, haza ba Mikhail Gorbachev n'abandi bayobozi bakomeye bagiye bayobora kiriya gihugu, ariko bose inkubiri cyangwa intambara cyangwa imbogamizi bahuye nayo nuko intambara ya kabiri y'isi yose irangiye byagaragara ko ubuhangange bwose bugiye ku Burusiya, kubera ko Uburusiya bubarwa nk'ari bwo bwatsinze intambara ya kabiri y'isi. Nubwo hari impande zarwananye ibihugu bikiyunga, ariko bibarwa ko Hitler yatsinzwe n'Abarusiya. Abasoviete nibo binjiye i Berlin, nibo barangije intambara. Stalin yanaje i Berlin rwose avuga ati, ndibuka ko yavuze ko nta muntu bazasangira iyo nsinzi cyangwa ngo abafatanye kuyitirirwa. Guhera icyo gihe rero hatangiye inkubiri yo kuvuga ngo ese ko Hitler avuyeho, Ubudage bukaba busenyutse, hakaba hagiye kubaho reform, kubaka. Kandi twebwe twitwa ko twatsinze intambara, ubwo ndavuga igice cy'Ubwongereza, Ubufaransa, abo basoviete, ibihugu nka Serbia, ko byitwa ko twatsinze intambara ariko ku nkunga ya Amerika. Ibi bintu bigiye kugenda gute ku buryo noneho natwe tuza gusigara dufite ijambo? Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva zabona ubwigenge ni igihugu kitigeze kivuga rumwe n'Uburasirazuba bw'Uburayi. Tureke n'Uburusiya. Uburasirazuba bw'Uburayi va ku Uburusiya, Ubushinwa, Ubuyapani, Korea zombi, biriya bihugu biri muri kare agace. Ni ibihugu bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera impamvu nyinshi za politiki, ariko ahanini zirimo ibintu byo kuba Abahinde. Buri Abahinde bafite isano ikomeye cyane. Buri Abahinde bari mu bantu ba mbere batuye muri Amerika. Abahinde n'Abanya-Ireland bari mu bantu ba mbere batuye muri Amerika, ariko nyuma yo kugerayo igihugu basa nkaho bakigize icyabo. Ibyo bintu byateye amakimbirane, nubwo atariyo cyane, ariko kutumvikana byahereye ku bwami bwari buriho n'icyo gihugu. Gushaka rero kwigenga kwa biriya bihugu hari harimo gusenya icyo gihugu cyari kimaze gutsinda intambara y'isi, kubera ko cyari igihugu kirimo ibindi bihugu byinshi cyane. Kubera ko kuvuga ngo bagisenye bagicemo ibice, si uko biriya bihugu bitabagaho, byabagaho ahubwo byari byarigaruriwe. Yego. None urabona Uburusiya uko bungana
kuriya nabwo tubona guhangayikishije Amerika, urabona ko bizashoboka ko noneho bongera kubarikaniza hakavamo n'utundi duhugu dutoya? Uburusiya bukaba bwacikamo ibindi bice birenze kuriya. Nge mbona ahubwo gucikamo ibindi bice bikavamo ibindi bihugu mbona bikomeye kuruta uko ahubwo Uburusiya bwakwiyomekaho ikindi gihugu cyangwa ibindi bihugu. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Ahantu isi iri kugana by'umwihariko duhere nko ku mugabane wacu wa Afurika, ubona ko Uburusiya burimo kugenda bukataza butera intambwe mu gukorana n'Abanyafurika cyane, ariko wenda Abanyafurika si nabo barwana izo ntambara, ahubwo icyo mvuga muri Afurika hari umutungo kamere utuma izo ntambara zishoboka mu buryo bwose. Uburusiya rero nimba ari igihugu cyananiwe gutsindwa, cyangwa se reka mvuge ko iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka 2, turavuga ko igiye kumara imyaka 2 itangiye. Ni intambara itangira twumvaga ko Uburusiya nk'igihugu kidafite undi muntu kiryamyeho cyangwa ugishyigikiye uvuga ngo nzagufasha kurwana n'utera, twumvaga ko Amerika cyangwa se OTAN igiye kumanuka hari ikarasa Uburusiya, ariko siko byagenze. Bari babizi, bari bazi igihugu gishoje intambara ububasha gifite ubwari bwo, baravuga bati aha ntabwo ari ugupfa gushora ingabo, birashoboka ko bagenda bakarwana bakanabutsinda, ariko ntabwo ari ibintu bafitiye icyizere ko bishoboka. Uburusiya rero kuba bwarashoje intambara ikaba yaranze kurangira, bivuzeho mu cyumweru gishize, intambara yananiwe kurangira kubera ko ibihugu hafi ya byose birimo kugerageza gufasha iyo Ukraine, haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Ariko Uburusiya ni igihugu gikomeye kubera ko iyo uri kureba ubona nta muntu wigeze adekarara ngo avuge ko agishyigikiye. Ababivuga ni ba bayobozi bafite ibihugu bidafite ikintu bitwaye, cya gihugu bataza gutwaramo diyama, cya gihugu kitarimo peteroli. Wa muyobozi wavuga ibintu ntibimugereho ingaruka kubera ko habivugira ari ntaho. Uburusiya rero gucikamo ibindi bice mbona bigoye cyane kurenza uko bwakwiyomekaho ahubwo ikindi gihugu, ugereranyije na politike yabwo n'umuyobozi bufite uburyo ameze muri iyi minsi. Ariko dukurikije uko RSS yasenyutse, ntabwo Amerika byayisabye ko ibashora mu ntambara. Ntabwo yabashoye mu ntambara, ariko nanone kiriya gihe ikintu bita iterambere ry'intwaro cyari kiri hasi, nubwo zari zihari, ariko ntabwo uyu munsi Uburusiya intwaro bufite. Uburusiya buriya ndakwibutsa ko bufite 1/2 cy'intwaro za kirimbuzi ziri ku isi. 1/2 ni izabo, kuvuga ngo ibindi bihugu bisigaye bifite 1/2. Wenda harimo tekinoloji ihambaye, ariko nanone bira bihugu bishobora kuba bireba bikavuga biti ese ubundi gutsinda Uburusiya tukabucamo ibindi bihugu cyangwa tukabucamo ibindi bihugu, harimo abantu imbere mu Burusiya bashobora kudufasha icyo kintu? Tubanze twibaza icyo ngicyo. Mu Burusiya uko bigaragara nta bantu barimo biteguye gufasha ingufu zituruka hanze. Burya kugira ngo abaturage bigomeke byitwe ko bari barambuwe uburenganzira bongere babuhabwe. Mu Burusiya hari imitwe irwanya Putin irahari. Imitwe irahari, ariko iyo ni imitwe, none se ni imitwe ikomeye nkuko tuvuga ngo mu burasirazuba bwo hagati ukumva umutwe urakomeye kurusha na leta y'igihugu? Ni imitwe nyine. Nta gihugu kitabamo imitwe y'iterabwoba cyangwa yigomeka, nta gihugu na kimwe bitabamo. Muri Amerika igomba kuba ihari kuko hari nk'uwo bita cyane, harimo uwo bita none bavuga ko ufitanye isano n'undi bita Reichenberger w'Abadage. Ni imitwe ivuga ko ibihugu byayo byatwawe. Icyo bihuriyeho mu Budage, uwo mutwe bita Reichenberger ni umutwe ukigendera ku ngengabitekerezo cyangwa se ku myumvire yo kumva ko Ubudage ari ubwoko busumba ya mahame y'Abanazi. Niyo bakigenderaho. Mu mwaka wa 2021 bigeze no kwigaragambya, batera inteko ishinga amategeko, banica bamwe mu bayobozi cyangwa se mu bayobozi nyine baba mu nteko ishinga amategeko, bavuga ko igihugu cyabo cyagabijwe amahanga. No muri Amerika wibuke ku itariki ya 6 Mutarama 2020, ubwo abayoboke ba Donald Trump bateraga inteko ishinga amategeko bayibuza kwemeza intsinzi ya Joe Biden. Iramyigaragambyo bivugwa ko yari irimo abantu bo muri uwo mutwe witwa QAnon. Muri Amerika rero naho irahari, no mu bindi bihugu bihari, ahubwo ingufu z'uwo mutwe no gushyigikira ingufu ziva hanze nibyo bishobora gutuma igihugu ubuyobozi bwacyo butsindwa, hakaba hacikamo ibindi bice, hakavamo ibindi bihugu. Ko nk'iyo urebye 2009 inkubiri yo gushinga Sudani y'Epfo, biriya bintu warabibonaga ko byashobokaga kubera ko abari abaturage
bari barigometse kuri leta ya Khartoum ariko bakagira n'ingufu z'ibihugu byari bibashyigikiye cyane, biriya byarashobotse. Ese hari uruhare Uburusiya bwabufite mu guhagarika ubukoloni muri Afurika? Biriya twabonye muri za 60 na Uburusiya nkeka ko uruhare bushobora kuba bwari rufite rwaba ari uruhare rutaziguye. Kwemeza ko rwaba ruhari biragoye, ahubwo dore icyo mbona cyarangije buriya bukoloni. Icya mbere, nyuma y'uko abanyafurika bahagaze hamwe bakavuga bati noneho reka turwane, wenda bamwe nibapfa abandi bazatwumva, bishoboke ko ntekereza ko ariyo ntambwe ya mbere yatumye ubukoloni burangira. Koko nk'iyo ugiye kureba mu Rwanda, Ababiligi bajya kwirukanwa cyangwa se bajya kwemera ubwigenge bwacu, ni ibintu byari bikomeye cyane, byabayemo impfu z'abantu, harimo no gutanga k'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa muri 59. Biriya bintu ni ukuvuga ngo bariya abazungu muri iriya myaka, cyane ko bari baratwaye ibyo bashaka gutwara, byarageze aho abaturage mu gihugu bakwigaragambya, bashoza intambara, bamwe bakaba babipfiramo, ariko biriya bihugu bikemera kugenda. Simpamya ko ari Uburusiya bwabigizemo uruhare. Okay, ese buriya reka tujye ku muntu witwa Putin, no tuve ku Burusiya tujye kuri Putin. Vladimir Putin kuba atarekura ubutegetsi, nta wundi muntu agirira icyizere ari ngo abone uwo muntu arashoboye azamusigira ubutegetsi. Ubona bitaba intambwe ya mbere ko nta Burusiya bwazaza buhari. Uburusiya mbere na mbere kuvuga ko Putin azapfanye, nta muntu uzabaho nk'umusozi, ariko Putin nubwo azapfa, n'aba bayobozi bandi bahanganye nawe bazaba barapfuye cyangwa bazanapfa mbere. Ahubwo reka mpere mu gufata ubutegetsi kwe. Dore ikibazo banza dusobanurira aho hantu. Nureba abantu bahanganye n'Abarusiya bitwa Abanyamerika, bo perezida ntabwo ari uyobora. Yego nibyo. Uruhari ya Putin uyobora we. Ariko nanone nubwo perezida wa Amerika atayobora igihugu kiyoborwa na Kongere, ariko hari ahantu twagiye tubona ijambo rya perezida tukabona ibintu biri mu kuboko kwe, ntabwo bijya bibura rwose. Ubwo Biden apfuye ntabwo muri leta habyera. Yego, ntabwo leta yahungabana cyane. Ni bwa butegetsi twavugaga, no kuvanga ibihugu ugire difference. Yego, igihugu cyubaka inzego mu buryo butandukanye n'ikindi. No kuvanga Uburusiya, nari ngiye guhera ku gisa n'uburyo Putin uko ameze uwo ari we. Putin mu gihe cy'intambara kabiri y'isi nyine agomba kuba yari ataravuka, ko ni mutoya, ahubwo nyuma yaho mu isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete muri za 91 yari umusore mutoya, yari akiri mutoya, yari intasi ya KGB, n'urwego rwabo rw'igihugu rw'ubutasi ruri no mu zikomeye cyane. Yari umusirikare, akaba n'intasi y'urwo rwego. Putin rero ajya kuba perezida, ajya kwinjira muri guverinoma, kuko bivugwa ko nako niko bimeze, yinjiye muri guverinoma muri 98. Bajya kumwinjiza muri guverinoma, Boris Yeltsin yari yarananiwe pe. Ubona igihugu cyaramunaniye kubera ko ni umuntu wagiye akora utuntu tumeze nk'uduhigo ariko tutari twiza, kubera ko uyu munsi Abanyamerika baricara bakagaruka ku nkuru ya perezida Bill Clinton wigeze kuvuga ngo, wavuze ngo ikintu kimutangaza kizahora kimutanga. Wumve, ni perezida w'igihugu, ariko ntabwo atangazwa no kuba wenda baratsinze intambara ya Vietnam cyangwa barakoze iki, ahubwo ikintu kimutangaza kuba Boris Yeltsin muri 95 yaraje muri Amerika, bagasangira ku meza, akarara nk'inzoga agasinda bikagera mu rukerera, yagiye akajya mu muhanda akambara ubusa, akavuga ngo arimo arashaka ngo bisi, ngo imodoka, ngo atege imodoka ajye kwigurira pizza, n'ururimi rutava mu kanwa yasinze. Urumva ko kuvuga ngo ikintu ntazibagira, urumva ni akantu ko guhora baharabika Uburusiya, kubera ko uwo yari perezida wabwo. Abari bari hafi ye rero muri za 98 bamusabye ko yashaka umusimbura, ndetse byaba byiza kegura. Burakira ni igihugu kiyoborwa n'umuntu, ariko ugasanga afite irindi tsinda ry'abagabo nka 5, babandi twita abacurabwenge bamufasha kuyobora igihugu. Urumva? Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete rero, Putin bwo niho mpisengera, Putin ajya gufata ubutegetsi muri za 98. Abagabo 2-3 bari barimo nyine n'uwo Boris Yeltsin wari perezida, bagiye kumwisabira ko yayobora igihugu. Barebaga ukuntu KGB imeze, bareba karakteri ye, umuntu utavuga ariko ukora, bareba ukuntu igihugu kingana, bakavata uyu musore yadufasha.
yabanje no kubyanga, buriya yabanje kwanga kuyobora igihugu ahubwo asaba ko bareka izo mvugo njya nzumva no muri Afrika cyane, yigeze kubyanga rwose, kuko yari urumva kuyobora urwego nka KGB biba bikomeye. Impamvu atabishakaga si uko mu mutima atabishakaga, ahubwo iyo systeme yo kuba wajyaho ariko hakaba hari abandi bantu bagufasha niyo wenda yatuma atabishaka. Ariko amaze kuba perezida rero muri 2000 yafashe ba bantu twavugaga babacurabwenge baba bari kumwe n'umuntu uyoboye igihugu, arabanza bereka ko byose bishoboka, arabafunga. Amaze kubafunga asigarana power yose, ntawe uvuga, avugurura igihugu. Abayobozi bakuru ba kiriya gihugu bari abasirikare bose yabakuye muri KGB, ni haho kirita nta handi akura abantu muri KGB, nta musivili uyoboye Uburusiya wabona. Rero impamvu ngiye mvuga ngo ubona Uburusiya, ngo warumbaje ngo Uburusiya bwahita babarikaniza, aya biragoye cyane, kubera ko Uburusiya ni igihugu nubwo kimeze kuriya, ntekereza ko apfuye byagira ingaruka, ariko kuba barikanize byo dore impamvu bigoye. Nubwo Putin ameze kuriya ahora ahindura n'itegeko nshinga rimwongerera izindi manda, ariko biragoye ko wasanga nawe nta muntu afite. Dushobora kuba tutamuzi ariko agomba kuba hari, agomba kuba afite umuntu. Bivuze ngo twizere ko Putin aramutse apfuye Uburusiya nta kintu bwakomeza, habamo guhangayika gukeya cyangwa gukomwa mu nkokora guke, ariko igihugu cyakomeza. Nta abahanga bose haba mu Burayi na hehe, nta na rimwe wasanga igihugu gishingiye ku buzima bw'umuntu umwe burya, nubwo ari we twe tubona, ariko ntabwo aba ari we gusa, haba hari abandi dushobora kuba tutazi ariko barahari. Hari nayo mpamvu ubona Vladimir Putin akora ibintu bisa no kwiyahura, ubona adatinya n'urupfu. Wambwira abapolitisi bandi babiri bari mu Burusiya atari Putin, kugira ngo nizere ko abantu banamusimbura bazi? Barahari bo, amazina yabo rwose ntago nabesha abantu ngo mpite nyavuga gutya, ariko wenda reka mvuga inzego bakoramo. Nibyo byoroshye kubera ko amazina yabo harimo za Kovu, ntabwo nayahimba, wenda ubutatu uzayababwira. Ahubwo ndagira ngo mvuge wenda nk'umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'iperereza hanze y'Uburusiya muri KGB, kuko buriya na Putin ajya kuba perezida w'igihugu, nubwo yari umuyobozi wa KGB ku rupapuro, ariko yakoraga ama operasiyo yo gukorera igihugu akorera hanze, kubera ko Putin yabaye iberere buri imyaka 8, avuga n'ikidage cyiza cyane. No kuvuga ngo umuntu uri kuri ya poste yo gukurikirana ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu bibereye hanze y'Uburusiya, aba ari umuntu ukomeye cyane, ushobora guhita ajya mu rwego rukomeye cyane mu Burusiya. Undi muntu ubukomeye mu Burusiya ni vice perezida. Buriya nubwo Vladimir Putin murabizi ko yigeze no kuba yikuye ku butegetsi gatoya, ariko yakomeje kuba vice perezida, arakomeza ategura andi matora. Ubundi iyo tuvuze ko Putin umunyagitugu, nawe urabyemera cyangwa ubona ari demokrate? Aya ntabwo ari umunyagitugu. Vladimir Putin ahantu nemereza ko atari umunyagitugu ni ukubera ko ubona ko agerageza, ntabwo wenda bikora neza 100%, ariko agerageza gusa n'usubiza uburenganzira ibihugu. Kanguha urugero, mu 2012 nyuma nari kuyigeraho, ariko reka mbanze mvuge gatoya. Muri leta zunze ubumwe za Amerika n'uburengerazuba muri rusange bifite umuryango w'ibihugu nyine uhuza ibihugu, n'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare tuzi nka OTAN mu magambo ahinnye y'Igifaransa. N'umuryango uhuza nyine ibihugu byo mu burengerazuba n'amajyaruguru ya Atlantique. Ubwo haba harimo Ufaransa, Bwongereza, Leta zunze ubumwe za Amerika na buriya buhugu bwose baba bafite gutya. Mu 2000 rero, mu mpera z'2010, mu ntangiriro z'2011 hateye icyo bitwakwita ni nk'inkubiri yo gusesa ubuyobozi mu bihugu bitandukanye by'Abarabu, babyise Printemps Arabe, byahereye muri Tunisia, nabivuze ubushize. Zine El Abdine Ben Ali yeguzwa n'abaturage, bari abaturage ntago babyuka ngo batekereze kwigaragambya, haba hari akantu bagerageje kubashukisha bakavuga ati mukoze gutya mwabona ibi. Uwo nguwo arahirimye. Mu mezi yakurikiyeho mu kwa kabiri byadukiriye mu Misiri, ni igihugu bituranye,
byadukiriye Hosni Mubarak aregujwe n'ubwo intambara kumweguza imirwano yamaze amezi 3 yaranze kuvaho bivuye mu Misiri mu kwa kabiri babyikubise muri Libya guhera mu kwa kabiri kugera mu kwa 10 Gaddafi yishwe yari intambara y'amabombe ho noneho OTAN yarazaga ikarasa kuko ndibuka ko kiragiye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano batoye itegeko ribi cyane ni ingingo ngo y'igihumbi 973 ryari itegeko ryemerera OTAN kugaba ibitero kuri Libya by'indege ngo mu rwego rwo kurengera abasivile. Tekereza igihugu gifite abaturage, abo baturage nibo basivile, umuryango runaka mpuzamahanga ukaza kurasa leta ngo uri kurengera abo baturage. Urumva ko nta kuri na guke kurimo, ni zero, nta kuri kurimo. Icyo nashaka kugeraho, iyo ntambara yo guhirika Gaddafi irangiye 2010 ubu bira bintu by'inyeshyamba zirimo abatuarege n'abatubu byimukiye muri Sahel bijya gushegesha za Mali, ariko ni ibintu babiri inyuma bibawe inyuma n'Ubufaransa. Icyo nashaka kuvuga rero, uwo mwaka wa 2010 kugera 2012 icyo gihe ni cyagiye Vladimir yari minisitiri w'intebe, kubera ko yavuye ku buperezida yafashe ubutegetsi mu 2000. Itegeko ry'inshinga ry'Uburusiya cyagiye ryemeraga manda 2 z'imyaka 4 ukavaho, nta ya gatatu ukavaho wenda ukazagaruka, ariko ryemeraga manda 2. 2004 2008 avaho, hajyaho Dmitry Medvedev, Vladimir aba minisitiri w'intebe. Muri ibyo bikorwa byo gusesa ubuyobozi mu bara byose byabaye yitwa minisitiri w'intebe, nta bubasha yari afite bwo kuvuga ngo mukore gutya. Medvedev buriya bakubwira ko Uburayi bwamukundaga na Amerika, yari umuperezida afite ikintu atwaye, bakoraga ibyo bashaka karebera. 2012 rero arongera atsinda amatora, yatsinze amatora mu burasirazuba bwo hagati, n'ubundi hari intambara yo guhirika Bashar al-Assad. Ni intambara n'ubu itararangira, ariko mu myaka nk'ibiri yayo ya nyuma ya mbere nibwo yari icyayi cyane, kuva nka 2012 kugera nka 2014 bwo yari icyayi, kuko habaga imirwano, hapfuye abasivile ibihumbi byinshi. Iriya ntambara Vladimir niwe wayitambitse. Uriya mu perezida Bashar al-Assad aba yarishwe nk'abari abandi bose. Icyo mvugira ko rero uriya muntu atari umunyagitugu, ni umunyagitugu kuri bariya batavuga rumwe nawe, ariko iyo ugiye kureba kuri ba rubanda rugufi, Vladimir ni umuntu rwose ubona ko n'abaperezida ba Afurika bagomba gukunda. Ese buriya Putin urabona azabuza Amerika kubaka nouvelle de mondial? Afite izo reziti arazifite? Biragoye ko yayibuza wenda, ahubwo ikintu nemera ishobora kubyubaka na bari abayifashije, ariko ugasanga hari udupiyo tumwe na tumwe tw'ingenzi atatuma tujyamo. Nibyo twavugaga ejo bundi, kubuza Ukraine kujya muri OTAN, si uko OTAN itakirokirita. Warabyumvishe ejo bundi Turukiya yagiyemo na Sweden yagiyemo, ibyo bihugu byagiyemo, Amerika itangira no kujya bigurisha intwaro, na za Finland zose zagiyemo. OTAN ubu ufite OTAN iri kwaguka cyane, iri kugenda ijyamo ibihugu, ariko Putin impamvu ibyo bihugu nk'ibyo bya Finland bireka bikajyamo za Sweden, ibyo ni ibihugu bidafite icyo bimutwaye. Icyo navugiraga ngo hari piyo z'ingenzi atatuma zijya muri ibyo bintu by'Abanyamerika, nuko ababizi nka kwa kundi mu makarita, hari amakarita ya kera atarabaraga mwakinaga bikaba ari imibare igomba gusa, cyangwa amazina y'ibihugu agomba gusa. Ababikinnye barabizi, nimba turi gukina ikarita wenda dukoresha Zimbabwe, Zambia, Tanzania wenda na Gabo, ukagomba kugira za Gabo enye kugira ngo ubutsinze. Ukuvuga ngo Putin biragoye ko yarwanya isi yose, kubera ko iyo urebye ibihugu byose ntago biri kuri Amerika, ariko ibyinshi bitegekwa na Amerika, nubwo ari mu buryo nyine buba butagaragara, buba butaziguye, ariko na Amerika ibitegeka. Kurwana rero iyo ntambara imeze gutyo kubera ko atabikora, usibye kuba byakenesha igihugu kandi bikaba bigoye kuyitsinda, niho hahandi uvuga uti buriya n'inyanja nikumira uzamira amazi yayo, buriya nubwo bumize utuzi duke ariko hari icyo uyikozeho. Putin rero ni wa muntu ubereyeho kubabuza kuzuza umukino. Hari amapiyo amwe namwe atakwemera, urugero nyine n'iriya Ukraine kuyibuza kujya muri OTAN. OTAN uko bivugwa nyine cyangwa uko bigaragara iba yemerewe gushinga ibirindiro mu gihugu icyo ari cyo cyose kinyamuryango. Amerika rero hari yahita byitwaza ikazi gashyira ibirindiro mu Burusiya, icyo gihe byaba bigoye ku Burusiya bwakongera kwinyagambura. Nge nemeza ko hataweho Putin Ukraine yagira amahoro.
wamvuguruza? Ndakuvuguruza cyane. Nahoze mbivuga mu kanya kare, Putin ntabwo biriya bitekerezo nubwo wenda bifite tukaba tubona ari we, ariko hari n'abandi bameze nkawe. Ushobora gusanga noneho hari n'abandi bamurushobokana, twe tukaba tumuzi, ariko hakaba hari undi muntu noneho we ushobora kuvuga uti Ukraine nanayikorera genocide mbaye mbifitiye mu nshingano. Nubwo bigoye, ariko ntabwo nemeza ko Ukraine yagira amahoro kubera Putin gusa. Ubutegetsi bw'Uburusiya, kariya kazu kayoboye Uburusiya niko kibazo. Uri ku ruhembe niwe twe tubona, ariko akazu k'abantu tutazi umubare nabo batari benshi, nibo bica ibintu. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni Putin gusa. Urakoze cyane. Reka rero dusoza ngaho ikiganiro, tuzongera tubaganirire abadukurikiye. Katwe kugira ikiganiro kirekire kuko baba bagomba kubyuka kabajya mu kazi cyane. Ngaro tubasezere, murare neza, muramuke.